twabusobanuye. Ubwo aho ngaho ikigendanye n'ikipe ya Rayon uburyo yakinaga yaba ifite umupira cyangwa se iri kuwushaka mu gihe ubonye turabisobanuye. Yego ahubwo n'ikijyanye no kudefanda, ariko kijyanye no kudefanda wabonaga ko bagitsinze bitewe n'ibyo umutoza yapanze, kuko wabonaga ko Kabange mu gihe yazamutse cyane ko ari gusa nkaho ari uri gukina kuruwari yose, Fiston yagarutsemo hagati, icyo gihe Habimana yajyaga kudefanda kandi ukabona ko iyo role ari kwikina neza. Nanone igitekerezo mu kudefanda cyagenze neza. Ahubwo se icyo undi muntu yakibaza, umutoza aba agomba kugendana n'umukino, sibyo? Yego. Nyuma y'uko ubonye ko ibyo wapanze first half yego bidakunze, n'ubundi uba ugiye kuganiriza abakinnyi muri vestiaire uvuga ati mukosora ibi, noneho mukine gutya ndabona ibya mbere biri kubagora. Ese byo umuntu yakibaza ibyo byo byarakozwe, hahindutse iki gice cya kabiri? Ibyo twavugaga ni igice cya mbere. Ni igice cya mbere. Rero yaragendaga cyane mu cya mbere. Icya kabiri ho byagenze gute ko ari noneho naho habonetsemo ibitego ku mpande zombi? Umuntu yakibaza icyo kibazo. Igisubizo ni ukuvuga ngo igice cya mbere nibyo ikipe ya Rayon yarakihariye ugereranyije na Etincelle. Etincelle nyine yakiniraga inyuma idefanda ariko itirekura, ndetse kandi niyo mikinire Rayon yari iri gukina kubera yari iri gukunda, byatumaga cyangwa se byategekaga abakinnyi ba Etincelle bose gukinira inyuma ntibirekure, kuko niba Rayon iri gukinisha nimero 2 na nimero 3 bazamutse, ibyo ngibyo mbere na mbere biraza gutuma nimero 2 na nimero 3 ba Etincelle batazamuka, baraza kuba bahari. Ikindi niba musore yazamutse na Kabange, ubwo byumvikaniza ko Fiston ndetse na Asumani nabo bahise bajya gutanga imbaraga imbere, ibyo ngibyo biraza gutuma nabo abasore bo mu kibuga hagati ba Etincelle basubira inyuma, bikaza gutuma uwitwa Mukogorya yisanga ari wenyine, umwataka wa Etincelle akisanga ari wenyine ari kwataka. Amos, ikipe ya Etincelle ibakimara kwitsinda igitego cya mbere, yego yahise ivuga ati do or die. Nyine nta kindi kigiye gukorwa ni ukwataka, kwa gutinya kwahise gushira, barataka. Icyahise kiba nta kintu, ko Bruno Ferri wabonye ko igitekerezo yagerageje kugihinduramo gake. Yego nibyo imipira irakomeza inyure mu mpande, sibyo? Ariko igitekerezo kindi noneho niyo muri bubonera inyuma ya box muze kwibyaza uburyo muri gishota. Icyo noneho n'ikindi gitekerezo cyari cyaje mu gice cya kabiri. Yego biba byiza kuri passe yazamuwe neza, uwo bita Chris atera n'umutwe, nuza irekipera neza Suman ahindukirana kapiteni wa Etincelle aramuhindukirana amutsinda igitego cy'ishoti. Yego kuko birarya. Icyo gihe noneho niho haje Etincelle cya gitekerezo cyo kuvuga ati reka bibe do or die, dukore nyine nibitaba ubwo nyine turatsindwa match, n'ubundi iki kimwe ikintu cya kinetraliza nuko natwe twabona ikindi tukaba twanganya cyangwa tukabatsinda. Yego nituguma gutya dufungira inyuma turaza kujya gutakaza umukino kuko bamaze kutugira imbere igitego kimwe. Yego nta kindi Etincelle yasikora rero yasigiye imbere irataka. Mu kwataka byahaye akazi bantu yahaye role zigiye zitandukanye. Ari abakinnyi bafite role ebyiri muri Rayon Sport, zari ebyiri muri iyi match. Asumani yarafite role yo kwatakira ku ruhande pressing mu gihe badafite baro, abuza amahoro aba fullback. Yego nyuma yo kuhava babona baro akirukira mu izamu azamuka. Izo ni inshingano ebyiri. Urumva ko umukinnyi pressing bariho warayibonaga, ndetse noneho no guhindura urwo ruhande ushaka kujya gutsinda bita biba akazi kabiri, abakinnyi batangira kuruha. Kandi abantu bibuke ko uwitwa Fiston yari yamaze kuva mu kibuga, Sindi Paul yinjiye. Yego bibuke ko umukinnyi Prince nago ndatangira no kwinjiza abakinnyi neza. Umukinnyi Prince icyo gihe yari akirimo, uri kumva ari gukina nawe role ebyiri, iyo kudefanda mu gihe babatatse niyo kwataka mu gihe bari kwataka. Yego Kabange the same, nawe byari uko nguko, kudefanda mu gihe babatatse no kwataka mu gihe bari kwataka. Akaba ari we urekura ayo macross, ngira ngo twabivuze ko aba fullback baba ari bo barekuraga iki ayo macross. Amos, icyabayeho nta kindi, abakinnyi ba Rayon Sport bisanze barushye. Nimba umuntu wese warebaga match yari bonaga ko Kitoga yamaze kuruha,
umuntu warebaga match wese yarabibonaga ko umuntu bita Asumani nawe yamaze kuruha. Yego. Icyabaye nta kintu umutoza atangira gukora remplacement. Yego nibyo, which is good. Akuramo Prince Musore ashiramo Ganijuru. Ganijuru muri kwa kuruha ko bavugaga ati tufite kimwe tugomba kukirinda mu gihe twabona igitego byaba byiza bikaba bibiri hakaba security, none mu gihe tutanakibona reka noneho twugarire neza turinde. Icyo cyari igisobanuro cya Ganijuru arinje ko Ganijuru niki ni umukinnyi ukinagume nyuma cyane, sibyo? Ariko muri kwa kugume nyuma yararebaga akabona ku ruhande kuruwari y'ibumoso Asumani yamaze kuruha. Rene nadufasha dushirire ku gitego cya Etincelle urahita ubibona neza ibintu ndi kugusobanurira. Nimero kabiri w'ikipe ya Rayon Sport nako ya Etincelle yamuhindukiranye bararamucenga, Asumani arahagarara, baro ayiransa ku ruhande rw'iburyo ku mukinnyi kuri karindwi nawe ayigarura muri box, birangira Etincelle itsinze igitego. Bitewe n'iki? Nuko Ganijuru yari yamaze kuzamuka. Uri kumva? Yego. Nazamuka biraza gusaba na Rushema Chris yari ari imbere ho gatoya kuko na long balls yahise akora icyo gihe, sibyo? Barevuye kuri kabiri direct isijya kuri karindwi, umupira wo hejuru mu kirere. Noneho haraza kubyara iki muri defense, ikintu kiri buvuke muri defense ya Rayon Sport na kindi nuko muri busige ama espace menshi mu rubuga rwa gardien, sibyo? Noza kureba neza ku mashusho y'igitego uraza gusanga bari abakinnyi 3-3, Kabang, Emery nande wundi nari kwibuka neza babo binjije bari abakinnyi 3 ba Rayon Sport bari kurinda basigaye inyuma y'izamu kuko ni imipira nyine yihuse na long balls yihuse ku buryo byatunguye defense y'ikipe ya Rayon Sport. Rene nashire igitego, Rene nadufashe neza igitego kirata kibisobanura neza ibintu ndi kuvuga. Igitego cya Etincelle yatsinze uraza kubibona ayo ma free spaces yese aboneka hagati mu rubuga rwa gardien wa Rayon Sport, bisanga Ayman yamaze kubatera igitego. Sinzi niba Rene yamaze kukibona. Igitego cya Etincelle nihutishe ku munota 68 nibwo cyabonetse. Jabiru niwe wagitsinze. Icyo cyaje angera subiza inyuma ho gatoya noneho tugendane n'abantu bari kuri YouTube neza babone ibyo turi kubasobanurira. Subira inyuma neza cyane ahantu Asumani bamucenga. Zamure kisi cya Rayon cyari nakomeze jyana imbere gake. Icyo ni cya Rayon Sport. Rene zamuraho gatoya noneho uganishe ku cya Etincelle. Urebe uburyo habonetsemo ama free spaces na transactions zihuse zakozwe n'abakinnyi ba Etincelle, bityo bikostinga ikipe ya Rayon Sport guhita itakaza igatsindwa igitego ku buryo bworoshye. Oya bari kuri YouTube turaza kugendana neza baza gusobanukirwa ndetse n'abari kuri FM nabo turabanyura ngicyo cyaje. Wabonye hano bamucengeye Asumani ayisare ku umupira muremure kuri karindwi direct, urabona? Karindwi nawe ntago yatindanye baro, areba neza muri surface abona Jabir ahantu ari ahita atsinda. Pass 3 zonyine, 3 zabonetse muri kiriya gitego. Ntago ubona ko bari 3-3. Ni ukuvuga ngo yari abantu bari kuri FM kugira ngo babyumve. Abasore ba Etincelle bazamukanye umupira hanyuma noneho ku ruhande rw'iburyo ubwo ni ku ruhande rw'ibumoso rwa Rayon Ganijuru sinzi aho yarari barawuzamura, ubwo witwa Jabiru nawe yarari aho hafi. Abasore ba Rayon 3 bari kwiruka nyine ubwo ni Rushema, Emery na Kabangi. Actually ni abantu babiri kuko Rushema yaje aturuka mu hagati, we yari yamaze kujya hagati yataka muri wa mwanya wa Ganijuru. Uri kumva yatakira mu mwanya wa Ganijuru ibyo yari yakoze ntago ari bibi, sibyo? Yabonaga ko Asumani yarushye ari gutanga support
noneho kiriya ni igitekerezo cyiza cya nimero 2 wa Etincelle yahise atanga umupira kuri Karindwi ko yabonaga ko ari uruhande ruri vide nta muntu uri roganije uri yarutaye ndetse na Rushema ari hagati ubwo ngubwo hasigaye mu center back umwe hasigaye n'umu right back uri aho hafi nawe waje gutanga support ibyo bisanga bari mu maboko y'abakinnyi batatu ba Etincelle biba byoroshye kwita ku mukinnyi ufite experience ukina mu cyiciro cya mbere kubona ahantu hari muri espace vide akabona ahantu hatari umuntu abona uruhande Jabir ahagazemo neza asubiza muri surface Jabir nawe nta kindi yagomba gukora no kwita ashira mu rucumu ngo ukiraho urahita ukomeza ngira ngo abantu twatangiranye neza barabyuka ko twavuze ngo Reyo uburyo yakinaga yisangaga mu kibuga hagati harimo abakinnyi benshi ibyo ngibyo bisobanuye ko niba mu kibuga hagati harimo abakinnyi benshi ba Reyo ubwo Yves n'abandi ugasanga ni nka 4 kuri 3 biraza kugora Etincelle kuba yakubaka igitego cyayo binyuze mu ruhande binyuze mu kibuga hagati kuko ni benshi ahubwo iki keneye iraza guprofita kwa kuzamuka kwa fullback